Reka nongeye kubasuza none mbaha ikaze hano kuri Key Property Rwanda. Nemere nk'ibisanzwe uyu munsi nakoze tuwaro njya Kabeza kwarebera ahantu hari inzu ebyiri zikugurishwa miliyoni 100. Inzu zigizwe n'ibyumba 4, toilette 3, salon samanje, igikoni hanze ndetse no mu nzu anegisi z'abakozi parking. Ubona ko ni nko mu estate keza, wana ni nyakaruka ka estate, ubona ko n'ahantu hari safe bihagije. So uyu ni umuhanda ni kaburimbo iza hano, ubwo ni Kabeza ahantu bita Samuduha. Reka noneho twinjire mu nzu, sore dukorane tuwa tugendane mbere kizibona ko uyu ni umuhanda ujya mwinjiramo imbere urana ko wawugize pave, bashyizemo amapave mu muhanda mwiza. So ubona ko inzu nyinzu ebyiri zihari kuri miliyoni 100. Nyirinzu yatubwiye ko ariyo mafaranga ashaka, ariko se yenda mu gihe wabaye interesse ushobora kuza gukuraho make. So inzu ya mbere ni iyi ngiyi niyo ya mbere, ariko iya kabiri ni iyi ngiyi. Reka twinjire muri iyi turebe. Iyi ni parking, hano ushyiramo imodoka zawe ebyiri ziparitse neza, ubona ko biba bisa neza. Ubwo uru ruhande tukagira aka kajaride bakoze bagashyiramo n'amabuye, ubona ko nuko bimeze. Iyi niyo jaride, warangiza ubona ko ni inzu imeze neza. Hano inzu ziba zikodeshwa 600,000 y'amanyarwanda, niyo nta bikoresho, niyo mafaranga abapangayi batanga. Hano ni ahantu heza hatuje hameze neza. Ubona ko ni inzu imeze neza. So reka twinjire mu nzu noneho turebe imbere naho uko bimeze. Se urebye miliyoni 100, ahantu ikibanza ubuso ni 340, urumva ko ni ahantu hisanzuye. Ubona ko iyi ni bariko ya hano hanze, ubona ko bisa neza. Tukata twinjira hano mu nzu muri salo. Reka mbinjize muri salo, ubona ko ni salo itagize ikintu ibaye, parafo ni gypsum nk'uko muri kubibona. Ubona ko ni inzu imeze neza, ubona ko ifite amarangi meza isize. Ubwo ivuye muri salo tukata tugira aho kujya saramanje, niho tugiye guhita tujyaho. Ubona ko iyi niyo salo. Twarangiza tuvuye aha tuza tujya muri saramanje. Iyi niyo saramanje ya hano muri iyi nzu. Ubona ko saramanje yacu nayo ni gypsum. Ahangaha aho naho gukarabira, ubona ko ni ibintu bisa neza cyane. So tuvuye hano rero reka mbereke mu gikoni. Ubona ko iki ni igikoni cyiza cy'utubati tw'umweru, ariko igikoni kikagira inzira ebyiri. Hari iyi ngiyi ushobora kuvuga cyane muri kodoni mu byumba, cyangwa ugaca muri salo ya saramanje. Ubona ko iki ni igikoni cyo mu nzu, ubona ko ni igikoni cyiza kimeze neza, ubona ko gihagije cyujuje ibisabwa. Hano tukagira na stoke. Iyi ni stoke, ubona ko ni stoke nini nayo ihagije nk'uko muri kubibona. Ubwo tuvuye aha ngaha ariko menye ko igikoni cyo mu nzu kikagira igikoni cyo hanze, ikiri ikigega cy'amazi. Tukagira hanze igikoni, ana ni igikoni cyo hanze ku bakoresha nuza amakara, aho kogereza ngaha hariya, n'amanegisi dushe n'amatoilette by'umukozi hanze, ubona ko birahari. Aha naho ni mu gikari, ubona ko nuko bimeze. Ubu gatongeye ukata usubira ku irembo. So ubwo tuvuye kureba ibyumba rero, reka dutemberane. Sore tuvuye kureba hanze no mu gikoni mu nzu, dukomeje kureba ibyumba bigize iyi nzu. Nkuko namaze kubereka rero, tumaze kureba hanze no mu gikoni, ubwo reka tujye no mu byumba bigize iyi nzu turebeseho ibyumba byayo bimeze bite. So uru ruhande tuhagira icyumba cya mbere cy'abashyitsi nk'uko murabibona. Iki ni icyumba cya mbere cy'self contain cyangwa se cyihariye. Iki kiba ari icyumba cya mbere, rimwe na rimwe kiba nako cyangwa se ni icyumba cy'abashyitsi nk'uko bisanzwe bimenyerewe. So kikaba rero n'icyumba cyihariye kuri dushe na toilette yacyo nk'uko muri kubibona. Iyi ni dushe na toilette y'iki cyumba, ubona ko ni toilette irahagije kuri iki cyumba. So ubwo reka turebe tuvuye hano
turebe ibindi byumba ese byo bimeze bite. Twinjiye hano muri iyi korodoro, hano dufite iki cyumba, urabona ko ni icyumba kimwe kiri hano. Iki ni icyumba rero nk'uko muri kubibona, urabona ko ni icyumba kimeze neza. Ubwo tugakomeza hano tukagira ikindi cyumba. Ubwo ibi byumba bibiri bisangiye iyi dushe na toilette. Iki tumaze kureba n'iki ngiki ngiye kubereka hano, biraza ari ibyumba bibiri bigasharinga se cyangwa bigahurira muri toilette imwe. Ubwo toilette ni iyi ngiyi, ibi byumba byombi uko ari bibiri bihuriramo, ubona ko ni toilette itagize icyo itwaye. So ubona ko ni ibyumba bibiri biza bikayisharinga iyi toilette. Tuvuye aha rero reka mbereke muri master room cyangwa se mu cyumba kinini. Ubwo ni iki ngiki kikagira dushe na toilette cyihariye. Wow, ngiki urabona ko ni toilette nini yisanzuye, urayibona. Iyi ni dushe na toilette ikoreshwa n'icyumba kinini cya nyir'urugo cyangwa se muri master. Aha rero tukajya mu cyumba nyirizina gifite n'akabati, parafo ni gypsum. Ubona ko akabati ngaka ko kubikamo imyenda, urabona ko birasa neza. Tukagira n'idirishya rifunguka hazamo akayaga gaturutse hanze ku irembo.